Reka mbifurize amahoro y'Imana mwese nshuti zanjye aho muherereye hose, ndabakunda cyane kandi nezezwa nuko Imana yahora ibaha ibyiza ikabaha amahoro yayo iminsi yo kubaho kwanyu kose. Uyu munsi rero nk'Isoko Media twaguteguriye ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku wa 14. Ni inkuru ishingiye kuri icyo gice cyose. Isi irahinda umushyitsi, imitima irahungabanye y'abantu. Hirya no hino hari intambara, inzara, ibyorezo n'ubwigunge. Ibi byose abantu bakaba barabifashe nk'ibisanzwe, mbega barabyakiriye. Ariko se birakwiriye? Ariko uyu munsi ndashaka kukubwira amagambo aturuka ku Mana ubwayo. Yesu yaravuze ati, nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mbese kuki Yesu yababwiye gutya? Kuki yabwiye abantu ngo ntibahagarike imitima yabo, bizere Imana nawe bamwizere? Nuko Yesu ari we nzira, ukuri ndetse n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Umutwe wa mbere rero w'iyi nkuru uragira uti, ni iki isi ikeneye? Isi ikeneye ukwizera kudahungabana. Mu gihe isi itekereza ko igisubizo kiri mu bukungu, politiki cyangwa ikoranabuhanga, Yesu agaragaza ahantu igisubizo kiri: mu kwizera. Isi y'iki gihe ihangayikishijwe n'ejo hazaza, noneho Yesu we aravuga ko hateguwe ahantu, kandi Yesu akongera akatubwira ko atadusiga kandi ko azagaruka. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye. Yohana ibice 12 umurongo wa 2. Uyu murongo ni igisubizo cy'ikibazo cy'ihungabana ry'ubuzima. Yesu avuga ko hari urundi rwego rw'ubuzima rwo hejuru ruhamye rutanyeganyezwa. Dore isomo rero twakura muri iri jambo ry'Imana: ukwizera ni inzira yo gukira ubwigunge n'ubwoba. Yesu ntiyabeshye, yavuze ko ari inzira, ukuri ndetse n'ubugingo. Niwe wenyine ushobora gutanga ibisubizo bihamye ku bibazo by'ibihe. Iyo utekereza uko isi imeze ubu, ahantu hari amanyanga menshi, uburenganzira bwa muntu burenganywa, abantu bashakisha amahoro mu ngeso mbi, amafaranga cyangwa ibiyobyabwenge, Yesu avuga ijambo rimwe ati, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yohana 14:6. Ukwizera ni isoko y'icyizere, ni inkoni yo kugenderaho mu butayu bw'ubuzima. Ni umuhanda w'imbaraga aho ibyo Yesu yakoze, gukiza, gutanga amahoro no gukomeza imitima, natwe dushobora kubikora. Ubutumwa ku bataye icyizere. Yesu aratubwira ko niyo ibintu bigaragara nabi, tugomba kuguma mu kwizera. Yagize ati, ni ukuri ndababwira yuko unyizera, imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Ese isi yumvise neza aya magambo? Yesu avuga ko twebwe dufite ubushobozi bwo gukora ibirenze ibyo yakoze. Igihe tuzaba twizeye bidashidikanywaho, birenze imbaraga z'umubiri, ni ubushobozi bwo guhindura isi binyuze mu rukundo, imbabazi n'ubutumwa bwiza. Igihe cyo gusubiza isi icyizere. Icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Yohana 14 umurongo wa 13. Ntabwo ari amagambo y'umuntu, ni isezerano rituruka ku Mana. Isi ikeneye ubusabane bushya n'Imana. Isi ikeneye kugira Yesu nk'inzira yonyine. Isi yugarijwe n'ibibazo: intambara muri Ukraine, ibitero by'iterabwoba muri Israel na Gaza, ubukene bukabije muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Icyorezo cya COVID-19 cyasize abantu mu gahinda no mu bwigunge. Urugero, COVID-19
ku isi hose abantu miliyoni zirenga 6 barapfuye, abandi babayeho mu bwigunge, ihungabana no guta icyizere. Ibitaro byaruzuye, ishyingurwa rya hato na hato ryabaye nk'ibisanzwe. Ibyo byose byatumye abantu bibaza, ese Imana iracyariho? Ese Yesu aracyita ku bantu? Niho Yesu adusubiza ati, nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Kumenya ukuri ko Yesu ari inzira. Yesu ntiyavuze amagambo atagira ireme iyo agira ati, ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, abasobanura ko nta yindi nzira yo kugera ku Mana atari we. Urugero, Mahatma Gandhi yigeze kuvuga ati, nshimishwa n'inyigisho za Yesu, ariko sinshobora kwemera ko ari inzira yonyine. Ariko ijambo ry'Imana risobanutse ni iri, nta nzira iyobora abantu ku Mana itari Yesu. Billy Graham, umuvugabutumwa wamenyekanye ku isi yose, yakoresheje ubuzima bwe mu kugaragaza ko Yesu ari umucunguzi, kandi miliyoni z'abantu barizera barakizwa. Icyo isi ikeneye si amahoro y'inyuma gusa, ahubwo ni amahoro yo mu mutima ava mu kwemera Yesu. Umugambi wo gutegura aho tuzaba. Yesu yaravuze ngo, mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Iri sezerano riduhamiriza ko ubuzima buzarenga iyi si, hari ubuzima bwo mu ijuru. Urugero, Dr. Ben Carson, umuganga w'ibitaro muri Amerika, yavuze ko kwizera kwe ariko kwamufashije mu gihe cyo kubaga abantu batagira icyizere cyo kubaho. Abakirisitu muri Koreya ya ruguru babuzwa gusenga, bafungirwa ukwizera kwabo, ariko bavuga bati, dufite ahantu Yesu yatwubakiye, kandi aho niho dushyize ibyiringiro. Isomo twakuramo, ubuzima bwa hano ku isi si iherezo. Iyo dufite Yesu tuzi aho tujya. Ukwizera gukora ibikomeye. Yesu yagize ati, ni ukuri ndababwira yuko unyizera, imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa data. Ese Yesu yakoze iki? Yagize impuhwe ku bakene, yakijije abarwayi, yubuye amizero, yagaragaje urukundo. Natwe dushobora gukora ibintu bikomeye mu izina rye. Urugero, Mother Teresa yagiye mu Buhinde, yita ku bantu, abatagira kivurira. Yavuze ko ibyo yakoze byose yabikoreraga Yesu. Desmond muri Afurika y'Epfo yaharaniye amahoro mu gihe cy'ivanguramoko ashingiye ku kwizera. Reka turebe ku gukizwa no kwiyemerera gusenga Yesu. Yesu asoza agira ati, icyo muzasaba mu izina ryanjye cyose nzagikora. Ni isezerano ryo gusubiza amasengesho aturuka umutima w'uwizera. Isomo ry'ibanze, ijuru rirahari ukwizera. Imbaraga z'ijuru ziva aho haturuka isengesho ryo mu izina rya Yesu. Igihugu cy'ukuri gishyirwaho n'abayobozi bemeje Yesu nk'umuyobozi. Urugero, Paul Kagame yavuze ko igihugu gikeneye gusenga ubwo yari mu masengesho ya National Prayer Breakfast. Mu by'ukuri igihugu kuba gikeneye gusenga ntabwo ari ibiti n'amabuye bizasenga, n'abantu. Abanyarwanda dukeneye gusenga. Donald Trump na Joe Biden bose bafashe umwanya mu bikorwa by'amasengesho ya leta y'Amerika, nabyo turabizi cyane. Rero tugera ku musozo w'iyi nkuru yacu, guhamagarira isi yose kwizera nicyo kintu navuga ngo dusorejeho. Yesu ntahinduka, nk'uko tubisanga mu Baheburayo 13 umurongo
w'umunani. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Inyigisho y'uyu munsi, nubwo isi ihinduka, nubwo ibintu bihindagurika, ukwizera kuri Yesu niko gutanga ituze, ubuzima n'icyerekezo. Buri mugabo, umugore, umwana, umusore, inkumi, aho uri hose, ibaze kuri ibi. None se urumva? Hari ijwi riranguruye riturutse mu ijuru, rirangurura kurusha ibindi byose isi yigeze kumva. Si ijwi ry'umunyapolitiki, si iry'umushoramari, si iry'umunyabwenge, ni ijwi rya Yesu ubwe. Niryo ryatandukanyije inyanja itukura, Abisirayeli barambuka. Niryo ryahagurukije abapfuye. Niryo rivuga riti, nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Yohana 14:1. Mu isi huzuye ibikomere, ubujiji, uburyarya n'ububabare. Yesu aracyavuga. Ntihagire ikikubeshya, nta mahoro mu bukungu. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko hari icyo isi cyangwa se iterambere ry'isi ridatanga. Ubugingo nyabwo buboneka muri Yesu Kristo. Yaragukoreye, aragupfira, kandi yagiye kugutegurira ahawe kugira ngo ahari nawe uzabaneyo nawe. Reka nkwibutse ko Yesu ntapfa nk'abandi bayobozi. Ntavuga ibintu byo gushimisha abantu bitarimo ubuzima. Ntatanga ibyiringiro by'ibinyoma. Niwe kuri, ubugingo n'inzira. Niwe wihariye, niwe nkomoko y'amahoro ya nyayo. Niwe dukeneye ubu kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose mu mateka y'isi. Ubutumwa kuri wowe wumva iyi nkuru. Ndakwibutsa ko Imana itita ku cyiciro cyawe, aho uturuka, icyo wakoze cyangwa wabuze. Yesu araguhamagara, ashaka kugutura imitwaro yawe. Niba waracitse intege, niba wumva uri kure y'Imana, ibuka iri jambo, ntimuhagarike imitima. Reka uyu munsi ube intangiriro nshya. Uramutse ufashe icyemezo ko wakwemera Yesu akakubera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe iminsi yose, waba ufashe icyemezo cyiza mu buzima kitazicuzwa. Uhawe amahoro adasanzwe niba bimeze bityo, mwene data. Ntabwo bivuze ko ibibazo bizahita bihagarara, ariko bivuze ko uzabana n'umukiza akagufasha kunyura muri ibyo bibazo, ariko kandi akaguha n'imbaraga ze kugira ngo ubitambukemo amahoro. Icyo duhamagarira isi nanone, tuve mu bitagira umumaro, twemere Yesu. Iyo abayobozi bo ku migabane yose, ni ukuvuga Afurika, Amerika, Uburayi, Aziya na Australia, bemeye ko Yesu aba nyir'urugendo rwabo, isi iba ifite icyizere. Iyo umugabo n'umugore bashyize Yesu imbere mu rugo rwabo, urugo rubona amahoro. Iyo urubyiruko rwemeye Yesu, habaho impinduka yo mu bwonko no mu mutima. Urubyiruko nyine hari ibintu byinshi birukurura, isi irarukurura, umubiri ndetse na Satani. Ariko iyo bemereye Yesu, baranesha ibyo byose bakabitsinda. Yesu ni igisubizo cy'ukuri. Yesu ni icyerekezo cy'ubuzima. Yesu ni intangiriro y'ibishya. Rero tekereza nawe, ufite amahitamo. Guma mu bwoba n'agahinda, cyangwa fungura umutima wemerere Yesu. Imana iragushishikariza uyu munsi, irakubwira iti, ubugingo buracyaboneka, ibyiringiro biracyariho, nanone uracyashobora gutangira bundi bushya. Fata icyemezo none, sejo. Yesu aravuga ati, nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Yesu si igitekerezo, ariho. Si filozofiya, ni ubugingo. Si amateka, ni ahazaza. Fata icyemezo cyo kumwizera ubu. Iyi rero yari Isoko Media. Ndabakunda cyane, mbifuriza ibyiza, ariko
nta kindi nakwifuriza cyiza kuruta ko wakwizera Yesu. Niba utaramwizera, wowe wamwizeye, komeza umwizere iminsi yose. Ntazagutenguha, ntazagutererana nk'uko umuntu ashobora kwizera ibindi bintu bigashira, ashobora kwizera imitungo igashira, ashobora kwiringira abakomeye bakamutenguha. Ariko iyo wizeye Yesu, ashoboza umuntu wese nta kindi arebyeho, ahubwo arebye uko kwizera ufite gukomeye muri we. Ndabakunda cyane. Wowe ukunda Imana n'abantu bayo, ibuka gukora subscribe ndetse utere na comment, ukore na share kugira ngo n'abandi bumve ubu butumwa bwiza, bahere ko bizere umwami Yesu, banakomere mu byo bizera. Urakoze, Imana iguhe umugisha.